abantu benshi babaho mu makuba bakabifata nk'aho ari Imana yabibashyizemo, ariko mu by'ukuri njyewe nshobora kugushyira mu makuba Imana itabigambiriye, ahubwo ikaza kuyagukuramo. Noneho Imana yagukura mu makuba washyizweho n'umuntu, bakubwira Imana iguha umugisha, yego abaye azi umugisha yakubwira uti bunsubize. Imana iguha umugisha, ariko umuntu agusabira umugisha atakugurira fanta, kandi afite n'ubwo buryo. umuntu abaye atakugurira n'amayinite ngo Imana iguha umugisha, kandi amayinite niyo make. Bari raporo n'umugisha. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, nimugubwe neza mu mwami wacu Yesu. Turabashimiye uburyo tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko wiyumve mwikaze mwene data. Hanyuma nawe uhageze waranyuzwe. Twese dufatikanye kubaka ubwami bwa Kristo, kandi mbibutsa ko tugeze ku mugoroba w'isi, ni igihe cyo kugaruka k'umwami wacu. Harahirwa rero uwo azasanga ari maso, uwo nguwo muzabana ubuziraherezo. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, ndi kumwe na Jeanne Kwizera uri kudufasha kugira ngo ibi biganiro bigende neza, kandi nawe ahabwe umugisha ku bw'umurimo utoroshye akora. Anise turakwakira mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe. Amen. Twongeye kugubwa neza kuba turi kumwe. Niyinginge bene data bajya bakora like, ngira ngo barabisobanuye kenshi. Umumaro wa like ni ukugira ngo ikiganiro urebye YouTube bayabonye ko wagikunze, uko habonetse ikindi ikakikoherereza, twese tugafatikanya kuryoherwa. Reka tubasabe n'ubundi ninginga bene data turi kumwe muri iki kiganiro bategura imitima, hanyuma mutuyobore dusenge tuganire ku byanditswe byera. Yesu data mwiza, turagushimiye, tugushimiye ubucunguzi bwawe, waratubambiwe igorigota i Nyabihanga, uduhesha ubuzima gupfa kwawe, urangije uzutse utuzamura kwicarana n'Imana mu buryo bw'umwuka, none dufite ibyiringiro byo gutaha. Twahoze tutagira gakondo, nta murage, nta byiringiro, nta masezerano y'ibizaba, nabwo twari abashyitsi n'abasuhuki. Ariko ubu ngubu abatari bafite gakondo no mu isi y'inaha, turahamya ko turi abagenzi bajya mu ijuru, ijuru ryabaye iwacu. Ibyo byiringiro tubikomora muri Kristo Yesu, kuko nta wundi uhwanye nawe. Niyo mpamvu tugushimiye ibyo, izina ryawe nirihimbazwe. Nta wundi munyembabazi twigeze duhura nawe nkawe. Mu isi nta waboneka, n'uwaza ntiyagusimbura, kuko urihariye, uri unique kuri twebwe. None uyu mwanya tugiye kwaturirana impamvu y'ibyiringiro byacu. Tugiye kuganira ku cyo mwami abera barazwe, ari ryo sezerano ry'ubugingo buhoraho, ari ryo sezerano ryo kugaruka kwawe, ari ryo jambo rizima, ubutumwa bukiza. Reka wungure ubwenge bwacu kumenya, imibiri yacu ihe kugubwa neza, imitima ihe kwishima, kugira ngo umunezero wacu utaba inkomoko y'ibyaha, kugira ngo nuza ku munsi wawe uzahamagara abezera, natwe twitabe. Tubisenze ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Yesu aduhane umugisha. Amen. Hari ijambo dukunda gukoresha, ngira ngo dushobora kubikoresha tutazi uburemere bwaryo cyangwa tutazi icyo tuvuze. Ijambo rivuga ngo inshuti ishobora kukurutira umuvandimwe. Anise, hari ikintu cyaruta ubuvandimwe? Yego. Ubundi umuvandimwe utakubereye inshuti, ntekereza ko bibaye no kuri tayaringa yabikora. Nuko bitashoboka ngo ntiyongere kuba umuvandimwe wawe, ariko atakubereye inshuti. Yego. None se abakumariye iki mu buzima? Nta kindi. Ubundi sinzi niba mujya mubireba ko aho isi igereye ahangaha, ni njyewe ari kubivuze. Biyorojikoma ni njye ubivuze. Biyorojikoma nsigaye mbona abantu barangiritse, amaserire yo muri we yarangiritse. Nshobora gutekereza ko ari impamvu y'isi cyangwa se situwasiyo iriho uwo muntu aba arimo, ku buryo urukundo rwo gukundana rwabuze. Cyane cyane noneho mu miryango. Yego. Abantu basigara bakundana urw'inkomoko gusa. Mugakundana. Hari itorero riba mu byahishuwe bita Philadelphia, ni bisobanura ngo urukundo rwa kivandimwe. Rungana n'urukundo umukozi akunda akazi.
burya nta muntu ukunda akazi, bakunda inyungu zako. Mm. ko umuntu abonye inyungu z'akazi atakoze, ntekereza ko abenshi bava mu kazi. Yego. Hari abantu rero bakundana ari abavandimwe, badakundana urukundo rwa kimuntu, Yego. ari ya sano y'amaraso iri kubakurura kabiri. Barabibona bite gute? Gatatu, ahangaha tuhahuriye ndashaka guhura, ariko byari ngombwa ko mba mpari. Yego. Ugasanga icyo bakora bagikoreye ko hari ahantu wisanga udashaka kujyayo, ahubwo ugomba kuba Yego. uhari. Mm. Hari abantu rero bahura batyo, Mm. ari abavandimwe bameze batyo. Ko Bibiliya bivuga ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba. Uwo ni umuvandimwe w'inshuti. Yego. Uzarebe rero hari umuvandimwe utanabyitaho, ahubwo uriganya undi. Yego. Hakaba inshuti ishobora kukugirira ibanga, umuvandimwe agushyize ku karubanda. Mm. Hakaba inshuti ikuramira, umuvandimwe akwirukanye. Yego. Hakaba inshuti kwambika, umuvandimwe akwambuye. Mm. Bijya bishoboka mu isi. Ikintu nabonye, umuntu w'umumaro kuruta abandi, ntabwo ari cyane ku ijanisha, wenda ujanishije. Njye nkunda uwo nagiriye neza kuruta uwangiriye neza, ko uwangiriye neza aba nkuyeho amakamba. Yego. ariko uwo nagiriye neza nanjye mba nyamukuyeho. Mm. Ariko mu by'ukuri umuntu ukugirira neza Yego. niwe ukenewe kuruta uwo tuvukana, kuko ukugirira neza aguhitamo. Yego. ariko uwo muvukana ntabihitamo ngo muvukane. Mm. Imana iguhereze umugisha. Reka tuvuge gato ku ntambara ziboneka mu bavandimwe, ku buryo dushobora kuzikurura tukaza kugera kuri Esawu na Yakobo. Kuki ntabwo ari bose, kuki rimwe na rimwe umuvandimwe adashobora kwishimira iterambere ryawe wagezeho? Ni bake cyane bateye batyo. Mm. ariko kandi nabwo bituruka kuri ntuze y'umuryango. Hari ibintu umuntu abonera rimwe, Mm. umugisha w'igihugu, kuvukira mu gihugu runaka, Yego. n'umuryango, Mm. hanyuma n'izina, Yego. bimera nk'ibiza nyirabyo atabigizemo uruhare. Mm. Hari abantu twisanga mu miryango itarakebwe, igiye ifitanye amasezerano n'ibigirwamana. Yego. Byite gutyo, ubwo nimvuga ibigirwamana mvuze imana zitari imana nyamana yo mu ijuru. Mm. Noneho ugasanga abantu bari mu ngaruka y'uwo mubano kubera abo badayimoni babatera. Mm. Icyo ni icya Yego. mbere. Ugasanga abanyafurika benshi si uko badakundana kwa muteri, Mm. ahubwo situwasiyo barimo ntibemerera ko bahuza. Yego. Ugasanga uburyo abantu bagiye bakura, Mm. bafite amakomplekse d'inferiorité, ku buryo buri muntu wese aba ashaka kwikururira, yishyira, Mm. bitewe n'imibereho mibi. Yego. Biterwa n'umuryango umuntu yakuriyemo. Mm. Biterwa n'umuryango yakuriyemo. Bitabaye umuryango umuntu yakuriyemo, umaze gukura, biterwa na sosiyete nanone umuntu aba yaragiye anyuramo. Kuko hari umugabo nigeze numva avuga ngo kugira ngo atere imbere nuko yimye cyangwa yerekeye aho gufasha abantu b'iwabo. Mm. Naramwumvishe rwose. Kandi icyo yitaga iterambere ni ukuringanira n'abagabo bagenzi be mu buryo bw'imitungo. Mm. ariko babaringaniye mu buryo bw'imitungo, ntibaringaniye mu buryo bw'imiryango. Yego. Rero urumva hari umuryango uruta undi. Mm. Washaka kuringanira n'umwe ukomeye muri wa muryango uruta umuryango w'iwabo. Mm. Akumva rero nawe yabaye umugabo nyamugabo. Kandi Yego. burya ndababwiza ukuri, umuntu unywa amazi udatekereza isuku yo ku isoko ashobora no kuryama adashashe. Mm. Cyangwa akarya atogeje isahani. Yego. Burya isuku yo ku isoko ni ingenzi ku muvomyi wese. Mm. Imana ishimwe. Noneho reka twifashishe ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu gitabo cy'Intangiriro ibice 45. Turasema umurongo umwe wonyine wa 5. Aravuga ngo, none ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanywe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Ni uwo murongo ushaka ko tuganiraho. Iyi ni imvugo ya Yosefu. Yego. Ni imvugo ya Yosefu, ari kwirondorera bene se. Yosefu avuka mu bana 12. Ariko aba bana baje kumugambanira, bigera naho bamuta. Baramutaye, ngira ngo bari bazi ko apfuye. Hanyuma
aza gukurwa mu rwobo aragurishwa. Amaze kugurishwa aragenda ajya mu gihugu cya Egiputa, agenda ari imbata. Agezeyo akora imirimo yari imujyanye. Igihe kiza kugera ku bw'isezerano Imana yari yarasezeranyije Yosefu aza gukomera. Akomeye mu gihugu yari yajyanywemo, ari umunyage, Imana iza kumuheramo umugisha, Yosefu arakomera, izina rye rirakomera. Ntabwo ndi buhatinde. Igihe kigeze, ku bw'impamvu runaka abavandimwe be baza kumusanga aho yanyagiwe. Agezeyo ariko ntibamumenya, Yosefu arabamenya. Abamenye Yosefu amaze kubirondorera, bahagarika umutima, ariko arabahumuriza arababwira uti nimuhagarika umutima kubera ko mwanguze ngo nzino, ahubwo ndashimira Imana ko ariyo yaciye inzira kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki mbategurire. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuvandimwe wari wagiriwe nabi n'abo bavukana. Iyi neza Yosefu yayikuye kugeza n'ubwo abona imbabazi zo kubabarira abavandimwe be bamuhemukiye, mu gihe tuzi ko hari abagera ku rwego runaka bakaba babonye intsinzi yo kwishima hejuru y'abantu babagiriye nabi. Hari imiterere, karagiteri. Ntabwo mbonye umwanya ngo dusobanure karagiteri icyo ari cyo mu magambo maremare. Ntabwo karagita n'ubundi si abreviyasiyo, ariko ifite ibisobanuro. Ayo magambo hafi ya yose. Yosefu nibyo bene se baramugurishije n'Abishimayeli. Abishimayeli bamugurisha n'Abanyegiputa, ariko mu buzima busanzwe yari asanzwe ari umugwaneza. Ibi bintu mu byitondero unyumve. Hari umuntu uba ari umugome, hakaba n'umuntu ari uw'umugwaneza. Burya kubona ubugwaneza bw'umukene biragoye, ariko umukire umaze gukira, wari umukene agakira yari umugwaneza, ubugwaneza bwe buganza amarangamutima. Ntabwo nemera ko ni njyewe, ariko kandi n'uburenganzira bwanjye kubivugaho. Iyo ngiye kuvuga ijambo ngo ni njyewe, ntabwo aba ariko Bibiliya irivuga, ahubwo ari nkawe, ni nkanjye. Ntabwo nemera ko Yosefu iyo bamusanga mu Bishimayeli ntabwo yari kubabwirira ijambo. Ntabwo yari kurivuga. Ntabwo yari kurivuga. Niyo bamusanga muri gereza ntiyari kuvugira ijambo, ariko bamusanze ku ntebe y'icyubahiro, ari we wungirije umwami. Yanze gufata inyundo ngo ayicishe isazi. Abantu bamugannye baje bahunga inzara. Abantu bari guhunga inzara, ubundi urabakubita, urubakubise ni rutoya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yari azi amateka y'Imana. Ko Yosefu ntimugire ngo bagiye banyagwa batazi icyabibateye. None se Yosefu ni mwene nde? Ni mwene Yakobo. Yakobo ni mwene Isaka, Isaka ni mwene Aburahamu. None se muragira ngo iyi miryango ninde wanditse si igitabo cy'itangiriro akatubwira amateka ya Aburahamu? Si Mose wo muri generasiyo ya kangahe se? Ukomoka kwa Lewi kandi hirya. None se niba akomoka kwa Lewi kandi hirya, ukomoka kuri Yakobo, biravuze ngo Aburahamu ni sekuruza. Nati sekuruza, ahubwo ni sekuru. Ni sekuruza wa Yosefu. Kuko sekuru ni Isaka, ise ni Yakobo, sekuruza na Aburahamu. Nose muratekereza batari bazi amateka ya Aburahamu n'Imana? Bari bayazi. Bazi neza ko bazaba abashyitsi n'abasuhuke mu gihugu cy'abanyamahanga. Sibyo gusa, ahubwo nuko bashinjaga Imana gukiranirwa, bumva yarabababaje, yarabakubise ikarengera. Ariko yari abizi neza ko Imana ariyo yamuzanye hano, kandi baje Yosefu yari ameze nk'ubategereje. Ahubwo inzira yanyuzemo agera aho bamusanze nizo zari zigoranye, ariko aho bamusanze ntihari hagoranye. Rero hari umuntu usanzwe ugira umutima mubi, ugira umushiha akize. Hakaba n'umuntu ugira ubugwaneza n'igihe akennye. Rimwe na rimwe rero umukene ashobora kukubwira nabi kubera ibihe byamushyikiye, ukagira ngo asanzwe avuga nabi. Ntabwo ari byo. Reka gatoya mbaho urugero. Uzumve, hari abantu bajya bagura imbabazi, bakazigura, icyo bita kwiyunga. Rimwe na rimwe kwiyunga uciye umuntu amande,
burya ni ikiguzi cy'imbabazi. yego. Si byo se? Yego. Burya guca umuntu amande ni ikiguzi cy'imbabazi. Mu buhe buryo? Niba mu by'ukuri umuntu afite imbabazi akubabarira utarazimusaba, ariko kugera ku rwego mujya kuregana, mwamara kujya kuregana uyu muntu akakubabarira bakaguca n'ikiru. Yego. Uzi ikintu uyu muntu aba aharaniye icyubahiro cye wari wicaye hejuru. Umuntu rero ukunda icyubahiro arya iteka ryose, niyo amaze gukira aba ashaka ngo ahe abamusingiza. Abamusingiza. Niba nguhaye ujye wirirwa umvuga. Yego. Kandi umvuge mu bantu. Mu by'ukuri uyu muntu ntabwo ari umugwaneza, ahubwo ari kurekipera imvugo atigeze agaragarwaho na rimwe. Ni ukuvuga ngo niba n'iseti ntarigeze mvugwa neza, ndayigura kuko nabonye ibiguri neza. Wowe urabigura? Ndabigura. Noneho abantu benshi ugasanga umuntu murahuye arakubwira ati njye nagiranye ikibazo na runaka, ariko naramubabariye. Mubabarira maje kumwumvisha agasuzuguro ke bimwe asanzwe ateye, akakubwira uti nicaje abantu b'abagabo ndabamugayira. Mu by'ukuri ntabwo iki kintu mucyumve. Umunyarwanda yaravuze ngo akarenza umunwa karushya ihamagara. Wowe ntukiri kurwana n'imiterere ya wa muntu, ahubwo uri kurwana na kamwe karushya ihamagara kakuvuzweho. Sibyo? Ntabwo rero uba uri umugwaneza mu gihe wababariye umuntu waguhaye imbabazi. Abo bantu turabafite. Ngo byarabaye barabunga barababarirana. Ubundi umugwaneza agira imbabazi adategereje umwunzi. Uri kw'Imana umugwaneza muri we agira imbabazi, kuko imbabazi intambwe ya mbere ikuvura ibikomere ni ukubabarira umubisha wawe wakugiriye nabi. Kuko uba wikijije umusonga ahora agutera. Yego. Kubaho rero utababarira uba umeze nk'umuntu ubana n'ikimene cy'icupa mu rukweto kandi ugenza amaguru. Yego. Urumva? Urabyumva kuba icupa ryamenetse mu rukweto harimo intuze, harimo icyo kimene. Mwebwe mwajyaga mucyita ikiyo cyangwa ikimanju. Icyo kimanju cy'ikiyo cyangwa cy'ikirahure ugendana mu nkweto bingana n'umuntu ugenda atababarira. Bibiliya ivuga iki? Abagwaneza ntabwo banezezwa no kuzura umwuka wera. Reka da, bo ubwabo ineza ibarimo. Amen. N'umutima w'Imana karemano. Ineza iri muri bo ibaha ihumure kuko bafitanye n'Imana isezerano. Yesu yarabivuze, Matayo 5 yaravuze ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Umuntu ugwa neza yaba akijijwe yaba adakijijwe arahirwa. Kubera iki? Nuko ineza yawe ibera abandi isoko. Kandi ibintu abakristo batajya bamenya, nta muntu usengera umugisha umuntu arawukorera. Umugisha urakorerwa ntusengerwa. Exactement. Umugisha ntusengerwa. Ibi mwirirwa musengera umugisha n'ukwikira igiti ugaseka. Ni nk'igihe urota inzozi ukarota wabaye umukire. Yego. Mu nzozi uba uri umukire ubifiringa unarya ku butunzi bwawe. Ariko iyo uvuye mu nzozi ujya kuri botike gutonda umurongo ushaka ibishyimbo bya mitiyo ugiye gusaba ideni. Niko abantu basengera umugisha bameze. Isi ibitekerezo muri abakire ariko mutazigera mukira. Ariko umuntu ukorera umugisha, ndakubwiza ukuri ko umugisha umenya nyirawo. Amen. Umugisha umenya nyirawo kandi kuwukorera mu bugwaneza. No byongeye, umuntu ukorera umugisha ukorera ku muntu utazawukwitura, ukawukora nk'utari kugura umugisha. Ko abantu benshi barakora akagutereka ngo ukorereho umugisha. Iryo turo naryo uba uriguze. Uba uguze icyo ushaka nyuma yacyo. Ntabwo umuntu ukorera umugisha akora ngo azabone. No, ukora unyuzwe n'ibyo wabonye. Amen. Noneho kunyurwa nibwo bugwaneza rero. Kunyurwa nibwo bugwaneza, ntabwo ari ukugira byinshi. Uzasanga abantu b'abakire batanyurwa kandi ari umukire. Ntibarakira rero. Mu Kinyarwanda babita izina ribi. None se ubundi umuntu yagera ku kigero cyo kunyurwa nubwo yaba akize mu isi akanyurwa? Umuntu aranyurwa. Marise, umuntu aranyurwa. Noneho ahubwo reka mvuge ngo umuntu ndanyurwa. Yego. Reka ndeke kuvuga ngo umuntu aranyurwa, reka mvuge ngo umuntu ndanyurwa. Sibyo? Ntabwo kunyurwa ari ukwishimira amakuba kuriho. Icyo mu gitandukanye. Abantu, hari umuntu uri bwibaze ngo nta kindi wifuza. Ndifuza. Ntabwo kuba kwifuza bitari icyaha.
yego kwifuza ni ugukenera kugera ku byo ushaka kugeraho, si ukutanyurwa. yego Ni uguhora ufite umutima w'iterambere muri wowe, sibyo? ariko kunyurwa ni iki? Ni ukubaho mu buzima budafite amaganya kandi ufite ibyo ufite. Yego. Ko hari umuntu uganya yicaye ku ntuzi, uribuka ko hari igihe umwana yajyaga aza hari akantu ari kurya aje gukina n'abandi agahita agashyira mu gipfunsi akazamurira mu mupira Yego. akakubwira ngo ntabwo nguha ntuzi ikintu mfite, noneho yajya kukwereka akakubwira ngo nanjye ni gatoya, Yego. ariko we aragafite. yego Akabwira ngo nanjye ni gatoya, abwira utagafite, sibyo? Kandi noneho akamaze kuryaho niko kanini. yego hari abantu bateye batyo, ariko kunyurwa birashoboka cyane. Ni ukubaho mu buzima butagirana ikibazo n'iminsi. amen. Ukabaho uri umukire muri wowe, iminsi mudafitanye ibibazo. Nose ubundi gukira ni iki? Ni ukwemera ko ibyo wari ukeneye ubifite. Yego. Hanyuma gukena ni iki? Ni ukubaho mu buzima ukeneye ibindi. Gukena ni ikinyarwanda gituruka ku ijambo gukenera. Yego. Noneho rero nta muntu udakennye. Hanyuma rero hakaba n'ubutindi burya. Ariko gukena ari ubutindi. ntabwo ari ubutindi, si n'ubuhanya. Ubutindi ni ukutanyurwa, ni nabwo buhanya nyine, aho bita inkirirabuheri. Yego. Sibyo? Usanga ashobora kujya mu kabari, ushobora kujya muri hoteli, ushobora kujya mu bukwe agatwerera amafaranga afatika, noneho akaza akagutwerera ibihumbi 100 angahe, yirukanye umukozi wamennye teremusi. Yajya gutwera agatwera 200. Kandi akirukana umukozi wo mu rugo kuko yamennye teremusi. Y'ibihumbi Akaza 20. ku rusengero, turi kubaka urusengero, akitanga miliyoni yarambuye umufundi wamushyiriye ikaro ku irembo. Urumva uwo ntabwo ari umukire mu by'ukuri. Yego. We ari gukora ngo babone. Ntazi korohera abanyantege nkeya, kandi bene uyu muntu ashobora gutwara imodoka arakagonga. Yego. Ariko ntashobora kumva ko umukozi wosaga isahani kugira ngo imeneke, ntashobora kumva ko ari impanuka. Gukira ni ukubaho wakira ibibazo by'abandi bantu kandi ukabyakira utabashyize ku karubanda. Yego. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Amen. Muri iyi si nibyo koko ibyo tugenda twibazaho ni byinshi, ariko hari ngewe ikibazo nge nibaza nkanjye, ibiganza by'umubi kuki akenshi Imana ishobora kubikoresha biguterura kugira ngo bikugeze ku isezerano? Ntabwo ari Imana. Hari ibintu Imana yamaze gusetinga biri automatique. Ntabwo Imana yigeze irobanura ababi n'abeza mu isi. Icyo mukimenye. Iryo robanura rizabera mu ijuru. Mu isi nta robanura rihari ry'umubi cyangwa umwiza. Amaso yose akubonye ashobora gutera umutima amarangamutima. Yego. Iyo ni imiterere automatically y'abana b'abantu. Yego. Kuko aho niho dutandukanira n'inyamaswa. Hari inyamaswa zitagira imyakura ariko abantu barazifite. Yego. Imyakura ntugire ngo yakura ku mubiri gusa, iragenda ikazamuka no muri sansi. Yego. mu byumviro, mu myumvire iragenda ikazamuka ikageramo. Yego. Noneho abantu benshi ubufasha bafashanya burya si uko baba bashaka gufashanya, ahubwo ni uko baba batinya amakuba asa n'ayo bakubonyemo. Yego. Noneho kuko ntinya amakuba, urugero ukomeretse kuko ntinya gukomereka. Yego. Uvuye amaraso kandi nanjye ntinya amaraso. Ndahita mba oblige kugufasha bitewe nuko ntakugiriye impuhwe, ahubwo ntinya icyo kintu kikuriho. Niko umuntu aremye. Yego. Ntabwo abantu benshi bagufasha ari uko bashaka kugufasha, ahubwo batinya ibyo. Yego. Noneho babigukoreye nk'ababyikuraho. Yego. Iki kintu nucyumva nibwo uri bwumva ubufasha abantu bahana. Yego. Babigukoreye nk'ababyikuraho. Uzarebe hari abantu bagera ahantu umuntu yapfuye batamuzi, wakumva barira nawe ukarira. Yego. Utanamuzi, utaranamubonye. Mu by'ukuri ntabwo uri kuririra uwapfuye kuko ntiwari umuzi. Yego. Ahubwo mu buzima busanzwe usanzwe utinya kubura umuntu. Yego. Uzi uburyo bimera. Uzi uburyo bimera, ushobora no kuba utabizi. Yego. Ahubwo utinya nawe gupfa. Noneho kuko biteye ubwoba ukababarana nabo n'abababaye. Ibyo biteye ubwoba byasohoyeho. Nubwo bufasha abantu tugenda duhana mu isi. Yego. Hari n'umuntu rero udatinya amaraso. Hari n'umuntu udatinya inzara. Yego. Marise, mu isi hari abantu batigeze basonza. Mu isi hari abantu batigeze basonza. Batazi inzara icyo ari cyo. Cyane rwose uvuga inzara ntibayumve. Sibyo, inzara barayumva ari ikizi. Ntabwo bazi ibyo ari byo, ni amateka. Hari abantu babizi batyo. Noneho hari n'abantu bifitiye inzara nk'umwambaro wabo. Yego. Bafura bakawambara babizi ko ari uwabo. Yego.
hari umuntu rero ushobora kukunyuraho yakureba akakumerera nka wa mwana ku ishuri wagarutse ari gusinzira, wese kuri gusinzira uti ngarutse ntariye, uti se kudapfa kurya ifiriti. Kuko uwo mubwiye uti kudapfa kurya ifiriti iwabo ntizibura. Uti ngewe mpfa kuyirya inashyushye. Wazi ko ikibazo ari ukurya ibiryo bishyushye. Ntazi ko noneho hari aho bishyuha bikanabura n'ibikonje bikabura. Uti nge mpfa kubirya bishyushye. Yego, Imana iduhana umugisha. Reka tugaruke kuri Yosefu n'abavandimwe be. Mwavuze ngo bari babizi neza icyo Imana yavuze ko bazaba abanyage mu gihugu kitari ikiwabo. Bari babizi. Hanyuma n'ubundi nyine nge ndibaza nk'umwana w'umuntu kubyumva nge birangora. Kuki aba bavandimwe ba Yosefu bagize uruhare? Ndakomoza kuri bya biganza n'ubundi biterura. Kuki bagize uruhare ariko ntibari bazi icyo bakoze? Bagize uruhare mu kumugurisha mu buryo bwo kumwikiza, kandi nyamara mu mugambi w'Imana aribwo buryo Imana yari ibonye umuntu ujya gutegurira Abisiraheli. Ntabwo ndi buze kwemerana nawe ko ari mu mugambi w'Imana. Imana igikoresha umuntu bitewe n'aho ageze. Iyi desite igigusha abantu mu buhe buryo? Abantu benshi babaho mu makuba bakabifata nk'aho ari Imana yabibashyizemo. Ariko mu by'ukuri ngewe nshobora kugushyira mu makuba Imana itabigambiriye, ahubwo ikaza kuyagukuramo. Noneho Imana yagukura mu makuba washyizweho n'umuntu, abantu bakumva ko ari Imana yabigambiriye. Oya, kuko abantu benshi tuba mu ngaruka iterwa n'aho twisanga, tukaba mu ngaruka iterwa n'abo twisanzemo, tukaba mu ngaruka iterwa n'uburyo twebwe twagenze. Ibi bintu mwige kubitandukanya no gushaka kw'Imana. Niba ngewe Aniseti, sibyo, ubu nshobora gutekereza kujya ahantu ngiye, ntabwo ari Imana inyoherejeyo. Imana yemera amahitamo ya Aniseti. Noneho ninjyayo aho hantu, urugero ndi umusiporutifu, nshobora gusohokana n'abo dukorana siporo tudahuje kwizera. Noneho tukagera ahantu bikaba ngombwa ko bisanga mu byo bemera, bidakuyeho nanjye ibyo usanzwe wemera. Amakuba yanjye bagomba kuyinjoyinga kuko turi kumwe, nanjye amakuba yabo ngomba kuyinjoyinga guhura nayo kuko turi kumwe. Ntabwo ari Imana yayagennye, ahubwo avuye mu mahitamo yanjye. Akugejeje aho ngaho. Exactly, mu mahitamo angejeje aho. Niba rero bivuye muri ya mahitamo angejeje aho, ntibiri bukureho ko Imana inkeneye. Imana iraza kunkura muri ya makuba, ingira uwo ishaka koma. Igukuye mu makuba. Inkuye mu makuba. Nubwo ari wowe uyigejeje. Nubwo ari nge wayigejeje. Rero Yosefu aya makuba noroma arasanzwe. Ko Yosefu yagurishijwe n'abamufitiye ishyari, kandi nabwo n'abana b'ishyari. Kuko bakomoka ku bagore babiri, Leya na Rasheli. Nubwo ari ba mukanyina wabo, bari bakwiriye kubaha iryo sano, bakaba amaraso ya se, ariko hari inzozi Yosefu ari gutanga. Kandi rega tujye tuba honete. Hari umuntu wavuze ibintu ariko siko mbyemera. Ntabwo ariko mbyemera. Yaravuze ngo umwana w'umuntu ngo avuka arira, agakuraganya ngo agapfa atanyuzwe. Ntabwo ariko mbyemera. Nge ndemera ko ari umwana w'umuntu w'umupagani. Tujye tuvugisha ukuri. Kuvuka urira ni ibintu biri normal, sibyo? Uruhinja ruvuka rurira. Ariko se abantu bose bakura baganya? Kandi n'ijambo rivuga ngo ntimukiganire. Kiriya reka tuvuge ngo ni umunyarwanda wakivuze. Ni umunyarwanda. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki: bene data, mujye mwemera gushaka impamvu itumye muri mu mibabaro yanyu. La majorite abanyafurika impamvu iki kintu tutacyumva. Hafi ya twese ubuzima bujya kuringanira.
kuko turi mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere y'amajyambere. yego none se niyo mpamvu mwumva bavuga ngo kubera iki, ngo ababwiriza butumwa, ngo abapasitori, ngo aba ari abakene. yego nitwe gusa Mm. nitwe gusa nta basinzi b'abakene babaho? nitwe gusa se? nta batizera b'abakene bahari? ngira ngo tuba twababwirije Imana itanga byose. reka njye mu nyumve, twabwirije abantu barihe? bari mu isi bari muri ya situwasiyo yego iri en generali yego ya kontina turimo, yego sibyo? none se uragira ngo uhite ukira nk'umwongereza, nk'abanyaburayi? ntabwo bikunda. noneho tujye gukompara abo bantu natwe. impamvu ari abakene ntabwo ari uko babwiriza, n'ubundi babwirije ari abakene. yego none se kubwiriza ni ugucukura zahabu? niko abantu benshi twibwiraga. ntabwo ari byo nyine. dusa uyu muntu ahamagarwa yari iki? yari asanzwe ari umukene. none se ubu indi pantaro arayikurahe kandi yarahamagawe n'ubundi atayigira? ubu duhite dufata uruhare rw'ivugabutumwa turushyire ku bukene bwe kandi yarahamagawe akennye? urumva ntabwo ari Imana yabimugize, ni ingaruka yahavukiye. ibi tubyemerane. hari umwana uvuka akajya muri creche, hari n'utabonana na sari, akajya mu primary atarutse na garidiyene, sibyo? mu gihe abandi bafata abana bakabatwara muri creche. before yo kujyayo hari umwana utabona mama, urerwa n'umukozi utavuga ururimi rw'ikinyarwanda. ibyo murabitekereza? hakaba noneho n'umwana uvuka asanga icyongereza n'igifaransa mu rugo iwabo, hakaba n'undi ukimenyera ku ishuri, akajya akivugira ku ishuri gusa, akakivugira ku ishuri, ku buryo abantu benshi dufite mu Rwanda no gukoresha abana amadofa birabagora. homework zirabagora. none se uyu mwana natamenya ururimi, undi wavukiyemo akagira ubwenge ari ku ishuri, muzavuga ngo abana bo kwa runaka Imana yabahaye ubwenge? kandi bavukiye mu gifaransa n'icyongereza, bavutse nyina na se bakivuga. ku ishuri kizabatsinda gite? bazakibura gite? kandi bakivana iwabo bakakigerana ku ishuri bakakigarukana. ntabwo tuzavuga ngo Imana yabahaye ubwenge. none se ubwo tuzavuga ngo Imana yabahaye ubwenge? noneho ntuze wo kwa se ntuza, uvutse se ntuza na nyirantuza batavuga icyongereza n'igifaransa, natsindwa tuvuge ngo abana b'abakene babaye injiji? ni situwasiyo. none niba ari situwasiyo, mugiye kuvuga ngo none se ngo ko hari igihe ngo umwana w'umukene ngo agire ubwenge kuruta umwana w'umukire. ni amahirwe adakunze kuboneka. ni amahirwe adakunze kuboneka. ni impano yavukanye, ni impano mvukananwa. yego ni bwa bwenge buri buzima. yego kandi noneho abana b'abakene benshi bagira ubwenge bituruka mu mirire. ari umukene. kubera ko ubundi akenshi nimba ivuga ndagirana ibibazo n'abantu benshi. akenshi abakene barya ibiryo byinshi byujuje intungamubiri, ari abakene akenshi, kuko ibiryo byujuje intungamubiri byinshi ntibihenda, indagara ntizihenda. hari umukire utazizi, utanaziryiwe uvuga ko zinuka. kandi indagara zigira uruhare runini mu mibereho y'umwana. zikura umwana mu muhondo. kabiri, dodo ntizihenda. igishyimbo, nta rugo rukennye rutabona ibishyimbo niyo byaba ari mitiyo. hari n'utari kumva mitiyo icyo ari cyo. ibi turi kuvuga rutari kubyumva, nashaka akomeze ntabyumve ntanabibaze, kuko ntacyo byamumarira. ubimenya ubihaha, sibyo? noneho ibishyimbo bikungahaye ku butare burimo amakarisiyumu akomeza amagufwa. ikijumba nacyo gifite ubwo butare bukomeza amagufwa. noneho gukomeza amagufwa kw'ikijumba bitewe na kara yacyo, ikijumba igitoki birimo ntuze zikora no mu maso, ku maso, sibyo? kuko biriya bintu bigize, hari ibijumba mujya mubona bifitemo umuhondo, birimo ntuze zikomeza amagufwa.
zigatuma n'imisokoro Yego. ivubura neza, kuko imisokoro ni rwo ruganda rukora amaraso, Yego. sibyo? Nirujya gukora amaraso urabona za ntungamubiri zo mu ndagara na dodo. Uyu mwana afite imirire myiza, Yego. ntari buze gupfa guhita ahuma, sibyo? Gukena biraza kumusapotinga mu buryo adashakamo inkunga, najya gukenera magi arayibura. Kandi magi ubwayo irimo intungamubiri zica iziri normali. Burya magi ni nk'urukingo. K'urukingo kugira ngo rukore ni uko rwica. Yego. Urukingo narwo ni antibacteri, rurica ubuzima rugusanganye, rurema ubundi buzima. Yego. Icyo nicyo bita ngo ni ubudahangarwa. Buremwe n'iki? Si ubudahangarwa bwawe buri naturel, ni ubudahangarwa urukingo ruzanye. Hari ibiryo rero birema imbaraga bizanye, bikabanza gusenya ibindi. Ibi biryo byinshi bituruka mu nganda, bituruka muri ibi birungo byinshi muryo. Burya na magi nibyo ikora. Noneho umukene niyirira ibyo, umwana w'umukene azakubitana igitugu n'umwana w'umukire bahuriye kuri baro, narangiza avuge ngo abana b'abakene barakomera. Bakomejwe n'iki? Bakomejwe n'ibyo bariye. None se ubwo ninde wari ukwiriye gukomera? Wari ukwiye gukomera. Ubwo ninde wari ukwiriye gukomera? Noneho tugaruke rero, ibyo bintu biri naturel bya puguretinga mayindi, bituma rero umwana ashobora gukira, kunuza, ashobora gukungahara mu bwonko, ntarware, ntagire za amnesia, kwibagirwa, sibyo? Kuko ari normali muri we. Noneho ubwo buryo bwose bugenda butuma ashobora kugira adaptation, ashobora kwiyadabuta mu kintu runaka agezemo, muri situation, kuko uburyo umwana w'umukene akuramo sibwo uburyo umwana w'umukire akuramo. Umuntu rero wakuze nabi, la majorite abazi kwiyadabuta, abazi ubuzima, sibyo? Noneho n'ahandi rero ashobora kuba azakora akagira icyo ageraho, kuruta wa wundi uzakora areba ibyose yagennye, sibyo? Hari abantu badakorera ubuzima ariko barya ubuzima. Ubuzima akaburya nyine kuko yabusanganye. Hari n'undi rero wasanze iwabo baraburiye bakabumara, wagakura bushaka. Barariye bakimara, wagakura ashaka ubuzima. Bene uyu muntu rero noromaroma agira ubwenge. Agira ubwenge. Ubwo bwenge rero ntabwo ari uko turi buze kuvuga ngo kubera iki ngo aburushije. Ni uburyo buri muntu wese agira ubwenge n'imbaraga zikora bitewe n'igihe agezemo. Buri muntu wese agira ubwo bwenge n'imbaraga zikora bitewe n'igihe agezemo. Uzarebe abakecuru benshi bageze mu zabukuru ntibazi kwiruka, ariko abonye inzoka ayitinya. Wahura n'umukecuru ukagira ngo ni drone, araguruka. Ya baba we. Rero na situation itwigisha gukoresha uruhande rw'imitekerereze tudafite. Yesu aduha umugisha, kandi ngira ngo noneho birumvikanye. Hanyuma situation twisanzemo ntitukavuge ko ari Imana itujyanyemo, ahubwo twebwe amahitamo yacu niyo atujyana aho ngaho. Ariko kubera ko Imana dufiteho umugambi, cyangwa Imana idushaka, ikazaza kudukura muri iyo situation. Gusa naho umuntu ari afite amahitamo yo kuhaguma cyangwa kuhava. Anise, reka ngusabire umugisha. Wawumpejeje zo garaga kumusabira. Hari utuntu twagiye dusanga, kandi koko wasanga afite umugisha wawe, ariko kuvuga ngo Imana iguhereze umugisha, iryo ni ijambo rusange rega. Abantu bose uzi ko abantu benshi badusabira umugisha batanakwemera ko tuwugeraho. La majorite umuntu ukubwira ngo Imana iguhe umugisha, azi umugisha icyo ari cyo ahita akubwira ati ndisubiye. Umugisha ni ikintu gihenze. Kurasetsa. Abantu benshi bazi umugisha, bakubwira Imana iguhe umugisha, abaye azi umugisha yakubwira uti wunsubiza. Imana iguhe umugisha, ariko umuntu agusabira umugisha atakugurira fanta, kandi afite n'ubwo buryo. Umuntu abaye atakugurira n'amayinite ngo Imana iguhe umugisha, kandi amayinite niyo make. Bari raporo n'umugisha ntitwawugereranya. Twasangiye ibi, hari umugisha mukaba muwuretse. Kariho umugisha ahubwo ibyo dusangiye. Yesu aduhana umugisha. Amen. Sinzi niba hari ikindi mwakongeraho hanyuma tugasoza. Nimwe mwari muyoboye ikiganiro, nimumbwira gucutsa ndacutsa. Ariko abantu bige gutandukanya ingaruka. D'abord ubanza umenye inkomoko y'ingaruka urimo. Ariko wige gukura
imana mu bibazo biri kukubaho. yego Ko abantu benshi tuba mu ngaruka twishyizemo yego tukavuga ngo niko imana yabishatse, kandi ntanezezwa n'imibabaro abana b'abantu bahura nayo. Ntabwo Kristo ntanezezwa n'imibabaro duhura nayo, yego ahubwo hari n'abantu batazi kurwanira mu mibabaro. Reka nibutse abantu ko ikintu mu isi tugeraho tutavunitse ni kimwe, ni ukubimbwa. Tukigeraho tutavunitse tukakibamo tuvunika, ariko kuba umuntu ufatika, kuba umuntu w'umugabo, kuba umuntu ufata imyanzuro, umuntu arabirwanira. yego Rero mu gihe udashaka gustruglinga ngo ugire icyo ugeraho, uri kwirinda kuba ushaka kubaho. yego Twasoza ariko kandi tubwire abantu bafite umutima nk'uwabagurishije Yosefu, yego ku buryo bumva bagurisha abandi. Marise, abantu baracyatanga amaruswa ngo abantu bafungwe. uwo mwuka uracyahari. Bibiliya Yesaya 3:3 umurongo wa mbere haravuga ngo uzabona ishyano wowe uriganya utariganyijwe. yego Ngo kuko nuriganya bazahera ko bakuriganya, numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. yego Hari abantu mujya muriganyirizwa mu buryo mufatamwe abantu cyangwa mubana n'abantu mutazi ko mwariganyijwe. Uzasanga abantu benshi bagira amasaziro mabi. Burya Marise, nubona umuntu utashye nk'umukiranutsi, yego ujye umenya ko nta muntu yabangamiye mu mibereho ye. Nta kintu dukorera munsi y'ijuru tutazigera dusarura. Nta rubuto na rumwe wabibye utazasarura. Ibi mbibabwije ukuri. tugomba kurya ku mwero w'ibyo twabibye. Ugomba kurya ku mwero w'ibyo wabibye. Niba uri umuhinzi w'ubugome, yego uzasarura ubugome, kandi abasaruzi buzuye ubutindi bazagutwaza imiba. Ariko niba uri umugwaneza, abahinzi buzuye ubugwaneza bazagutwaza imiba. amen. Uzahura n'abantu basa batyo mu buzima bwawe bitewe n'imbuto wahinze. Rero ndi nkawe najya mu murima ugahitamo kuhira cyangwa kuzitemera hasi bitewe n'imbuto wahinze wowe. yego Niba bavuga ngo gira neza, mpamvu uvuga ngo simbyemera, wanagira neza ukahaguma. Ubundi kuki mugira neza mukagenda? Mudusigiye bande kandi ari mwe twari dukeneye? Gira neza unahagume. Wenda wigendera ari ukunyuzaho wari ubikoreye, ako wigira neza ngo ugende, kuko ugiriye neza aracyagukeneye. Reka dusoze. Mana y'ineza, Imana y'urukundo n'ubuntu, uratangaje kandi uri Imana ikiranuka. Turamburira ukuboko mu ngaruka z'ibihe, aho twavukiye, abo tugendana nabo, nuko turi, utugirire neza. Ubuntu n'imbabazi zawe bigwire kuri twe, uhumurize imitima yacu, kandi udukize amakuba y'igihe kirekire tumazemo iminsi. Uturinde umubabaro, nurangiza utwagurira imbago. Kubw'ubuntu bwawe dusenze twizeye dutyo none n'izina ryawe Kristo Yesu, amen.